mwebwe nk'abadepite muzashyireho n'uburyo bw'ibyo byangombwa n'ibiki. Maze rero baragiye ukuntu babarindagiza, umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye Imana. Wari kuvuga ngo ariko se umuntu uvuga ibintu by'Imana ndamuvugaho, Imana ntinyumva nabi. Ariko uyu muntu uko ari nkawe, nawe uko ari umuntu nkawe, wagiye ahubwo we wagiye kumwemerera guhinduka Imana gute? Ni umuntu nkawe, ntabwo ari Imana. Ibyo avuga n'ibyo akora uba ukwiriye kugira icyo bibazaho. Ntabwo mwese mwabindindagizi mukaba u Rwanda bakarusenya ejo mugasangaga n'ibi byose tuvuga dushaka gukora biteza igihugu imbere, hari umuntu waje abica mu mutwe ku buryo n'inshingano mufite cyangwa ari ibyo mwagombaga kwikorera mwebwe ubwanyu, ari n'ibyo mukorera igihugu mukabivaho mukajya ku bindi. Icyambere, ibyo byose mvuga hari amategeko ariho, cyangwa se niba ashaka hari biri na ngombwa kuyanoza, hari ibitari biriho muri aya mategeko, muri hano n'abandi banyarwanda mushyiraho ayo mategeko atugenga tugomba kubahiriza, kugira ngo tutaza kuba abantu baraho bintuza gusa. So bigomba kubahirizwa rero. Ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho. Ubwo nabwo nabonye ku media bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi, ibintu byo gufunga insengero ni icyaha. Ndabizi. Ntabwo nshaka umpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi, ahubwo sinabishaka na busa. Ibintu by'akajagari aho ariho hose, noneho niyo byaba biri mu madini, ntabyo nshaka, nzabirwanya rwose. Niyo mpamvu urumva buriya uzi ko ushobora kubona ibyo byose usabye ukarushinga hano n'iyo sambu ukaba uyifite, undi akayigura hano akaruhashinga, undi hariya n'ubundi bwacya bakarufunga. Naramuka avuyeho cyangwa agapfa, umugore we azahita abisingira, navaho umwana azabisingira, gutyo. Hanyuma ibigaragara yuko ririmo rishobora kuzamungisha andi magufa cyangwa se rishobora kukuviramo kanseri, iyo abaganga bagusuzumye bagasanga niko bimeze, bahitamo guca rwa rugingo kugira ngo bagukuremo rya gufa ririmo rirazana ibibazo, kuko rishobora kurwaza umubiri wose. None se ukiri aho ngaho reka mbanze nkubaze, na kera kose ngira ngo amadini yabaga ategamiye kuri leta, Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio,
ni igisubizo cyawe. tuhuze tubifuriza amahoro, tubifuriza ibihe byiza, mwe mudahwema kubana natwe, mudukunda ndetse mudushyigikira umunsi ku munsi. Twizere ko aho muherereye mwese muri amahoro. Hanyuma nimba utameze neza, reka tukubwire ngo uyu munsi hari igihe biba ari nabi, ariko ejo Imana nawe ikaba yakwibuka ikagutabara. Hanyuma dushimire n'umuntu wamaze gukora subscribe kuri chaîne zacu, tumubwire ngo uwo muntu yubahwe, ahabwe umugisha kandi agirirwe neza n'Imana. Uyu munsi rero kandi nanone turagarutse, ngira ngo murabona abatumirwa turi kumwe nabo kuri screen zacu. Ngiye wumva kuri mikoro ni Zakari cyangwa se Bicyahe, turi kumwe ndetse na Ben muri kumwe. Ngiye kureka duhe ikaze abantu dukurikirana. Tubahaye ikaze. Hanyuma duhereze n'abatumirwa bacu ikaze. Yego, turahera kuri iki. Reka sinzi bamaze iminsi badahura ngo bicarane ku ntebe imwe kuri kamera. Nabyo ni ishimwe rikomeye. Nabyo twavuga ko twashima Imana kuko haciyemo igihe kinini kimanuka ndetse na Pascal baticarana kuri kamera. Ngira ngo hari haciyemo hafi nk'amezi nk'arindwi cyangwa 8 arimo, ariko uyu munsi turabahuje mu kiganiro kugira ngo twumve impumeko yabo n'uburyo bameze. Yesu ashimwe bakoze b'Imana. Yesu ahimbazwe. Yesu ahimbazwe cyane. Sinzi niba turi buhere kwa Kimanuka asuhuza abakunzi be ndetse bamukurikirana ku Bugingo TV 1 ndetse no ku zindi mbuga. Ako kantu ka TV 1 ni sawa. Muvandimwe wa Kenisi. Nyagashishuye kakoza. Wasanga yaragashishuye, ariko buriya nimero ya mbere. Ubugingo number 1. Ariko buriya ari ukuntu umuntu agiriye yerekwa n'ishurirwa. Imana ikamuha izina kuko yaramaze igihe afite channel yitwa Kimanuka Official. Ngira ngo ahari izina abantu kuryandika byarabagoraga, ariko uyu munsi afite izina, araza kuri tubwiraho n'impamvu yayise Ubugingo TV 1. Ace bitwara bivuga ngo minota mike. Twakire Pascal. Yes. Uyu mugabo ntabwo azi ko nta mugabo uvuga undi. Ubwo nahubutse mu mbabarire. Aratuvuga none ururimi rwanyereye. Oya ntabwo rwanyereye. Wahindutse vokase. Ariyo bavuga ngo yahubutse mu giti. Ntabwo rwanyereye. Kumugana ko rodabwira ati ujena tururimi rwanyereye nawe byemera. Kuki yashakaga ko avuga ko rwanyereye. Ukaze ko nawe ngigeze kumunyererana. N'ubundi ururimi rutuye mu mazi, kandi mu mazi burya iyo urebye nabi haza n'urubobi, buryo ushobora kuhanyerera ukagwa. Sinzi wavuze ngo banza ngo babari isabune. Ikibazo rero si uwaguye, ikibazo n'uhagaze. Uwitwa ko ahagaze neza cyangwa ari mu gakiza niwe kibazo. Naho waguye we haracyari ibyiringiro ko yabyuka, ahubwo noneho uhagaze yirinde ataza kugwa. Yego, mureke rero tubahe ikaze mu kiganiro cyacu, twibutsa abantu gukora subscribe bategeze bayikora kugira ngo updates zacu zigeze bageraho mu buryo bugiye buboroheye cyane. Uyu munsi cyangwa se muri iki gihe turimo, benshi bakunda kwita igihe cya nyuma mu mperuka y'isi. Iminsi ya nyuma nyine n'ubuzima tuba turimo. Ni ibihe tugenda twumva ibintu byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane ku mihanda tubaho, aho usanga abantu b'abashumba cyangwa se abahanuzi b'Imana usanga bagenda batukana, bigenda mbese usanga ibintu byaricanze, irondo ryivanze n'ibisambo. Ariko muri ino minsi cyangwa se mu gihe turimo, ni ibihe insengero zagiye zifungwa, havugwa amagambo menshi ndetse abantu benshi bakunda kuvugana n'Imana bavuga yuko ngo amakuru bari barahawe kera. Uyu munsi rero bikaba aribwo bitangiye kugenda bisohora, kugeza n'ubwo perezida yagize ati nibishoboka tuzatangira tunabasoresha. Byaga ibyo najye mu byumva nk'abakozi b'Imana, ibi bintu muri kubibona mute mu bihe turimo nk'uko? Reka tubanze dusenga Imana. Gerageza Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, niwe murengezi w'ubugingo. Umwana w'umuntu yagaburira umubiri ugashisha ndetse akaniga amashuri menshi, ariko yatari kugaburira ubugingo hari ahantu aba ari gusigara. Turakwinginze kugira ngo Uwiteka ikiganiro tugira kize kugira icyo kimara uwifuza ubugingo cyangwa wifuza kumenya Imana. Turakwinginze rero kugira ngo uzubane natwe muri iki kiganiro, Umwuka Wera duhangeho, ducecekesheje imigambi y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Turasabira umugisha buri wese udukurikiranye,
mu izina ryawe ryera mbisabye nizeye amen. yego rero twari turi muri uwo mujyo w'iyobokamana cyangwa se w'ibiri mu isi y'urugendo rugana mu ijuru. Ikibazo ufite ni uko bavuze ko insengero zigomba gusoreshwa cyangwa yego icyo ngira ngo cyabaye ikibazo mu bashumba benshi aho bagiye batanga intuza komenti zivuga ziti nyamuneka muradusoresha gute tudacuruza, mugumye musoresha abacuruzi natwe n'igihe cyo gucuruza. uti nyamuneka musoresha abantu bacuruza twebwe ntabwo ducuruza. Ubundi nkamwe nk'abakozi b'Imana bagiye mugenda mukora imirimo itandukanye mu nzu z'Imana, mubona bikwiriye ko insengero zagasoreshejwe? Birakwiye, ariko impamvu mvuga ngo birakwiye bitewe n'igihe. Ni ukuvuga iki rero, uyu munsi wa none urusengero rugira bizinesi n'abapasitori barakora, kandi urabizi neza ko mu bihe byatambutse wasanga umuntu ari pasiteri ugasanga aba ku rusengero agatungwa n'umurimo w'Imana. Ariko ubu ngubu njye ariko ni ku ruhande rwanjye na mugenzi wanjye araza kugira ikintu yenda avuga ku ruhande, ariko njyewe nitegereje nkareba nsanga insengero baratinze kuzisoresha. Impamvu ya mbere mvuga iki kintu, ndabizi ko bagenzi banjye benshi baraza kuntera amabuye, ariko n'ubundi barasanga atari ubwa mbere mbivuze. Ndabahagarariye ahubwo hano nta kibazo, uraza kumbwira ingingo ikurengera. Icya mbere, nyuma ya kamera nkigera aha twaganiriye ngo urugero rw'urusengero rwaheraga mu gitondo, umwigisha wa mbere akitangisha amafaranga, umwigisha wa kabiri akitangiza amafaranga, uwa gatatu akitangisha amafaranga, uwa nyuma ari we nyiri urusengero akaza kuza yitangisha, noneho rurangiza. Utekerezaho umuntu ajya kwitangisha amafaranga akavuga ngo Imana yamubwiye ko hari buze abantu b'ibihumbi 50, hakaburamo na babiri, kandi avuze ko ari Imana yageze gute yabimubwiye, akagera ku bihumbi 20, bikaza kurangira ageze ku noti ya 500, kandi ugasanga na ba bantu barimo abenshi ntibanayabonye. Noneho ya mafaranga rimwe na rimwe yarya bivuga gutya akanaboneka, bakayatanga agahita yakusanya akayashyira mu mufuka we. Atanayashyira mu mufuka we ashobora kuyubakamo ishuri cyangwa se akanayubakamo ivuriro, ariko wa mukristo witanze wari umaze igihe yitanga nta purusantaje azakurirwaho kuri ya mashuri umwana we najya kuyigamo. Uzasanga yishyuzwa nk'undi muntu utarusengera. N'ibikorwa remezo, ariko se amafaranga byinjiza nimba zahandi ku itorero akaribwa na pasiteri gusa, ni gute atasora noneho n'abatuye aho ngaho bakazabona umuhanda? Nkunze kuvuze ikintu kiza uti bakitangisha. Yego, ahantu ari mu bwitange ngira ngo kubyumva. Yego, rero ubundi umusoro ikintu ubereyeho ni ikiguzi kiba cyabaye hagati aho ngaho, ukumva? Noneho hakaza kuza nabyita nka purusantaje makeya kuri ya nyungu wungutse. Sindeba rero ubucuruzi buri gukorerwa mu rusengero uyu munsi, ahubwo mu rusengero harimo ubucuruzi buriya leta yacu izi kureba, yarakoze iteramo itoroshye. Reka nkwereke, nimba afashe sale akayishyura miliyoni, urantega amatwi neza, yarangiza akagura ibyuma agashyiramo aho ngaho mu rusengero, ni ukuvuga ngo isengesho ry'ubwaryo tumenyere ko atari ikiguzi, ntabwo rigurishwa. Ariko bari kuvuga ngo uwitanga 30 apfukame mwaya mavuta tumusabire umugisha. Deja utanze amafaranga nabo bakugurishije iki? Isengesho. Ibyo bintu se uvuga byari biri gukorwa mu nsengero, ahubwo byarakozwe, birakorwa, birongera bigira gute, birakorwa. Ariko ntabwo ari insengero zose. Reka mbaho urugero, Kiliziya Gatolika hano ntituyegereye hano haruguru, uzajye gusengerayo umareyo numara y'umwaka Kiliziya Gatolika yitangishije na rimwe iri, uzaze umbwira ati ibyo wavuze warabeshye. Kiliziya Gatolika amafaranga atangirwa mu miryango remezo, amafaranga atangirwa mu miryango remezo ni ituro rya buri mukristo. Ariko noneho tekereza n'ubundi n'abandi uri muri sare, sibyo? Ukwezi kuzashira bakubwira ati zana ibihumbi 20 byo kwishyura sare,
ariko hagati kugira ngo ukwezi kugere n'ibyumweru 4 mu byumweru 4 baterana kangahe 3 mu cyumweru kuwa kabiri baraterana kuwa kane baraterana yego ase mu by'ukuri igisiga kiri ibigufa cyarageza kikaza kuri ngaburiro kandi cyamazeho inyama n'impamo ahubwo njyewe rayiza n'umudayimu uzamushyira mu kiganiro ariye kwirukanka pe cyamazeho inyama kizaniye igufa yageze ngo n'umudayimu niyo kigo twikomereza noneho kuwa kabiri aritanga kuwa kane yitange ku cyumweru yitange kandi abakristo bitanga kubera ubwoba 90%. Abavuga ngo nindamuka nitanze duke nari mfite ejo nzabona ibindi bikarangira twatundi duke yari afite dutanze bakaturya bya bindi ategereje ejo ntabibone. Ubundi iyo abaga umuntu yatangaga ibyo bamusengeye akabibona nta rekaramasiyo, ahubwo ikibazo uratanze baranagusengeye ntunatabara ntibikunze sibyo, barangiza bashyira mu mifuka yabo bubaka amataje bagura amamodoka ahenze, wowe uhora ubagaburira ntugira n'igare ryo kugenda. Leta ikwiye kubasoresha kubera ko wibuke ko nigeze kubona ikiganiro bavuga bati umuntu wese winjije amafaranga mu gihugu agomba kuyasorera. amafaranga aturutse hanze winjije amafaranga ugomba kugira gute kuyasorera. Winjije ikinyabiziga ugomba kugira gute kugisorera. Winjije ibicuruzwa ugomba kugira gute kubisorera. None abantu bariho binjiza miliyoni ku munsi mu mufuka ntayisorere, ntanafata abana b'inzererezi baba mu makanevu baba mu muhanda ngo abashyiriwe nibuza azabagaburira, ntanishyurire n'abantu 10 mituweli mu mudugudu atuyemo. Ako Pascal simpamye yuko icyatumye insengero zifungwa ari ubwo twese ikintu cyatumye insengero zifungwa n'ubwesikoro, kandi twari twarabivuze kuva kera bwaberaga hehe mu nsengero. no ijwi ry'abaturage ryaratatse mu mabwiriza yasohotse yatumye insengero zifungwa harimo amapave imirinda nkuba n'utundi tudetayi amasound proof ibyuma bisaka ibisasu nibyo byatumye insengero zifungwa. Ariko uyu munsi nibwo umukuru w'igihugu yavuze yuko izo nsengero ziri gukorerwamo ibintu by'ukuri bitameze sawa. Ngewe ubundi reka nkubwire tuvugishije ukuri ikintu nyakubahwa perezida w'igihugu yavuze nicyo twebwe nge ni nacyo cyanyinjiyemo kurenza ibindi. Urumva buriya uzi ko ushobora kubona ibyo byose usabye ukarushinga hano n'iyo sambu ukaba uyifite, undi akayigura hano akaruhashinga, undi hariya n'ubundi bwacya bakarufunga, kuko Imana ibi biri inyuma. Urabyumva? Ubundi bwabyo ni uko twe tudasenga ngo dukizwe tugere ku musaraba. Nicyo kintu gifunze insengero, kuko urumva dukizwa tukagera ku musaraba twagakwiye kuba tunahamagara ku kanya. Eliya ntiyategetse imvura igahita ihagarara ku kanya. Umugore wamuhaye utwo kurya yarasigaranye ntabwo yamusabiye ibyo kurya bikuzura, ariko nabyo nibyo bitwaza baritwaza ngo zana kwa gafu. Nyine nimba umuhaye agafu ntagusubize nibuze na kimwe cya kabiri cy'utwara. Akubwira ko nyuma ugomba gutegereza Imana izagukorera imirimo. Wese kuki adategereza? Reka twumve nta kimaro uko abivugaho. Hanyuma rero reka wenda nanjye se ndunganira Pascal reka ngaho mena umuceri ngahe mena imbehe reka mvuge uko ibintu mbibona. Wenda mwari murimo, reka mpere ku cyo mwari murimo muvuga ku bintu bigendanye n'impamvu yateye leta kuba yafunga insengero. Iyo ugiye kwitegereza ubona itangazo reka mvuge ngo impamvu yose ingana ururu. Iyo ukurikiranye ijambo nyakubahwa perezida Paul Kagame yari yavuze, ubundi iriya niyo mpamvu bwite nyirizina ya nyayo y'ukuri yo gufunga insengero. Izo bari bitwaje zindi si sawa, oya biriya bijyanye n'imirinda nkuba n'ibindi biriya ni ukuvuga ngo iriya ni imbarutso. None se byaba ari mu rwego rwo kugira ngo bananize bamwe
oya ntabwo ariyo mpamvu. Urumva leta yaritegereje yibaza ku musaruro w'amadini mu bigendanye no gufasha igihugu. Urimo urumva Pascal, uyu munsi turimo turavugana nk'uko Pascal yari arimo arabivuga, iyo biza kuba mbere hose amadini mu igenamigambi yayo ashyiramo umuturage ku isonga, leta ntabwo yakora ikosa ryo kugira ibyizana byagaragara nk'amananiza cyangwa byagira aho bibangamira umuturage, kandi mu bigendanye n'iterambere ry'umuturage hari abafatanyabikorwa babafasha kugira ngo ubuzima bw'abanyarwanda burusheho kuba bwiza. Hanyuma tutagiye guca ku ruhande, mu madini hinjiramo ibigendanye n'amafaranga menshi, ariko aya mafaranga menshi yinjira mu idini agirira umumaro bamwe kandi nabo batari ngombwa. Kuko niba uyu munsi tuvugana, wowe amafaranga ukeneye, amafaranga uri kwakira ari ayo ukeneye kugurisha imodoka ya kabiri n'iya gatatu, guhindura Range Rover ujya kuri Defender, ufite mu rusengero abaturage ba Nyarucari barimo baranasohorwa no mu nzu. Mu by'ukuri nawe ubaye uri perezida w'igihugu cyangwa ukaba uri leta muri rusange ireberera ubuzima bw'umuturage, nkwibutse ko amadini ni urugingo ariko rukorera mu gihugu. Niba rero amadini wayabara nk'igufa rimwe rigize umubiri, ariko iryo gufa bikaba bigaragara yuko rishobora kuzamungisha andi magufa cyangwa se rishobora kukuviramo kanseri, iyo abaganga bagusuzumye bagasanga niko bimeze, bahitamo guca rwa rugingo kugira ngo bagukuremo rya gufa ririmo rirazana ibibazo, kuko rishobora kurwaza umubiri wose. None se ukiri aho ngaho reka mbanze nkubaze, na kera kose ngira ngo amadini yabaga ategamiye kuri leta, yabaga afite umwihariko w'uburyo akoramo ariko bitegamiye kuri leta. Uraza kurangiza ikibazo ariko ntahise numva igisubizo. Kutegamira kuri leta ntibivuze kudafasha leta. Ariko ngira ngo na kera kose ntabwo amadini yasoraga. Na kera kose amadini ntiyasoraga. Oya, muri rusange yarafashaga abaturage. Kuba idini ritakwegamira leta ni nikosa. Niko mukunda ariko sari remereye. Urumva? Idini rifasha umuntu icyo bita iyobokamana cyangwa se inzira y'agakiza, ariko bafasha umuntu washoboye kuva mu rugo akaza akanahagera ku rusengero, washoboye kuza agashoboye no gutera iyo haleluya. Umuntu uri Faisal, ariko hari amadini abikora, uretse umuntu uri Faisal, umuntu urwariye Faisal, idini ya Isilamu, umuntu urwariye Faisal ntabwo wajya kumubwira agakiza, ahubwo ujyana ingemu barazijyana ariko y'ibyo kurya n'isengesho birashoboka. Urumva? Niyo mpamvu uwo muntu udafite uwo muntu ukeneye ko agira ubugingo cyangwa se uza kugira roho nzima, afite umubiri wangiritse. Kuko abanyamadini bakunda kuvuga ngo leta cyangwa se ngo abadasenga ngo ni abapagani, sibyo? Ariko menya ngo umuntu muzima Imana yemera aba ari mu mwuka 100% no mu mubiri 100%. None se Bibiliya ndabyemera. Umva se nkubwira, buriya abantu bacuruza cyangwa se abantu babagwiza tunga afite amafaranga baba bari mu mubiri 100%, ariko icyo bakennye ari ijambo ry'Imana. Iyo rero muhuye, wowe uri mu mwuka 100% ariko mu mubiri nawe uri hasi, kuko uri mu mwuka ariko urashonje, kuko ntubona umwanya wo gukora, uri mu mwuka ariko wambaye ubusa. Iyo rero muhuye mushobora gufashanya, ukamuha iby'umwuka akaguha iby'umubiri. None ko muri kujyana iby'umubiri mu rusengero ntibabaha iby'umwuka, icyo ni kimwe. Hari ikindi kintu kimwe gusa, hari ikintu kimwe gusa nari nsigaje. Iyo muvuze ibi bintu rwose ngiye biranseregeta. Pasiteri ashoboye gutangira kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere akageza mu kwa 12,
nawe mu rusengero rwawe warabikoraga ariko munibuke ko hari n'abapasiteri bakennye uko murutyo mukome n'ingasi munibuke ko hari n'abapasiteri nabo bakennye nibutse abantu kuri pasiteri mu rusengero rwawe nawe urabikoraga ariko ukoshona abantu ahubwo umuntu abakiza ububwa bukubitira ariko kimanuka nihanire hano kuko nawe mu baje guteranira iwanjye arimo ntabwo ibyo bintu nigeze mbikora nikuze kuvuga ko guturisha ibintu byo gucurika kimanuka bakabakunkumura ariko ntimuze kuvuga ko guturisha ari icyaha hoya hera ku itariki ya mbere y'ukwa mbere ugeze mu kwezi kwa 12 umukristo akuzanira amaturo niba musohoramo nazo umubwire ngo pfuka amazi ngo usenge ariko Pascal wembera ko umwana niba mwirukana ku ishuri kandi ya mafaranga yatanze amaziki koramo umwana yishyurirwa ishuri koramo inzu ye yishyurwe kuko nimunzaniye amafaranga umwaka ukarangira bakwirukanye mu nzu ndangije aho zitura amafaranga make gusa nanone hari insengero zitura makeya gusa nanone ntabwo twarengera reka dukoreshe n'ibyanditswe kugira ngo gato yataza kugira uwo tubona nk'umuntu wabogamye hanyuma mu gukoresha ibyanditswe ndasoma igice cya 2 n'umurongo wa 44 mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye ubutunzi bwabo n'ibintu barabiguraga ibintu byose bakagabana bakurikije uko umuntu akennye kuvuga ngo no kugurisha uku kugura baragurishaga kuvuga ngo ufite agasambu ufite ikintu runaka akemera kugitanga kubwo kugira ngo umukene uri muri bo nawe aronkeho noneho umva umurongo wa 46 kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo bakamanyagura umutsima bakarya bishimye bafite imitima itishana bahimbaza Imana bashimwa n'abantu bose kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakiza hanyuma reka nkubwire muri rusange Zakariya nawe Beni mu nyumva ubundi iyi mirongo yo muri Bibiliya abanyamadini iyo baza kuyigendera iyi ngiyi nsomye yonyine nta hantu leta yaca ivuga ngo dufunge insengero murashaka kuvuga ko abapasiteri bamwe bagiye bikubira muri rusange nicyo kibazo cyabaye muri murabyumva baguze amavewiti bagura amarenje rova niko bimeze wowe urajya kugura imodoka ya miliyoni 200 sibyo kandi ufite abakirisitu b'abakene wenda kurusha abandi babiri mu rusengero iyo modoka ya miliyoni 200 ubaye uyigurishije yakubakira abakene batari hasi y'10 inzu ziciriritse kandi uko nukuri zibaguriye ikibanza zinabubakiye bakaba no muri izo nzu hanyuma ntabwo icyo gikorwa wagitumiramo leta ngo muze kugitaha dore itorero icyo twakoze kubakiye abakene nukuri mu gihe leta ije no gufunga byamera nka rya jambo ryo muri Egiputa ngo uzagaragaza amaraso y'umwana w'intama ku nkomanizo z'imiryango nzacaho sinzamurimbura uwo ntazabona inkota ariko mu by'ukuri tuvugisha ukuri wenda bagiye bazananga ibintu ngo by'imirinda nkuba bakazana n'ibindi kugira ngo nyine abantu babone ko bikaze ariko impamvu nyirizina ni ubutubuzi ubwesikoro bagiye babona ariko reka nkubwire Zakari ni gute umupasiteri azahora kuri telefone ahiga abantuza abahanjuzi barambita abahenjuzi urumva ahiga umuvugabutumwa wa wundi utazi kubwiriza amagambo y'ubugingo abantu ahubwo azi kwaka amafaranga n'umuntu yanaguhamagara akakubwira ati ibi bintu nangiye kubikubaza ngiye no kubivuga hari ahantu nagiye umugabo aravuga ngo Imana yamuhaye ibibanza ngo 12 mu imodoka 5 ariko yarangije ngo aje kwitangisha ngo inoti ya 5 aramanuka arenda agera ku mafaranga 500 ngibaza ngo umuntu ufite imodoka 5 ufite ibibanza 12 yananiwe gufata amafaranga 100 byishyurwa urwo rusengero ngabitanga ikintu cyagukomozaho kimanuka yaravuze hari ukuntu abapasiteri ngo bagiye bafata abavugabutumwa bakabashumura nk'intigi hanyuma bamara kubashumura n'abahanuzi bakabakoresha nk'ibitambo ngo bakaza bakaritagura
kumbi byose biri mu nyungu y'umupasiteri cyangwa se by'idini, umuvugabutumwa agasigara hasi. none se oya babipanze urumva babipanze cyangwa banabipanze bakabanza bagakora umupango urumva kavuga ati mwana uze kuza uraza gukubita nubona modesa ndaza kuguha wabyumvise komisiyo umuntu akazagera mu gitondo akira igitangaza hari n'ibyakwereka abanyagwa gusa barampemukiye ubusetere ariko hari n'abakoreshejwe ntibagira kimanuka nawe yayaryaga kimanuka ese ubutere ndongera yayaryaga nawe ndabizi kuri mu bakoreshejwe ntugire icyo ubona nawe baramukoresha mumenye ko hari n'abakoreshejwe ntibagire icyo bahabwa yagiye hari abagiye bambwira ngo nakinotari ngewe wantumiye namwe ati banzu yampembe ariko nabwo nagerayo icyo ambwiye nagera ku gatuti ndaba ari cyo mvuga muduteje ubwo nawe ntayo yacuraga ubwo nawe ntayo wacuraga nyine natahiraga kagatike kuko ngewe kumbwira ngo akira amafaranga kugira ngo ubwire abantu ngo ko bazatabarwa ntabyo Imana ivuze ntabwo nabikora rero urumva muri rusange Zakariya nibashyireho umusoro ahubwo noneho bitarenze uku kwezi kwa cyenda ariko tugikomeje mwabibonye ko nambaye ntuzi nambaye Jesus Film Project Africa Partnership kuki mutari mwambaje kuri aka gapira nako wakoresheje aka gapira kamamaza filimi ya Yesu ngewe nshinzwe ivugabutumwa mu rwego rw'igihugu none oya nshinzwe ivugabutumwa mu rwego rw'igihugu mu muryango witwa Jesus Film Project Partnership na Africa kimanuka ko urimo urarwanya abapasiteri bari bihishe inyuma y'ubutekamutwe n'ubusambo ntabwo mbarwanya ahubwo ndarwanya ibyo amafaranga yabo urumva nawe uri kubarwanya oya ntabwo mbarwanya ndwanya ibyo bakora uri mu bavugabutumwa cyangwa se abahanzi batumirwa umunsi ku munsi n'abapasiteri byanze bikunze ibikorerwa mu nsengero urumva ibikorerwa mu nsengero urabizi Pascal nawe urabizi uzi ibikorerwa mu nsengero byose mu by'ukuri mwe muragira uti intego yari ihari kuri leta niyo kwitegereza ikareba namwe murabyemeje muravuze uti koko nibyo yego aba bapasiteri imbehe ko bayubitse biraza kugenda bite namwe abavuga butumwa ese nibazifungura namwe muri gukora ibiganiro bimeze gutya byo kubatera amabuye bazongera kubaha ituro cyangwa leta iraza gushyiraho imishahara reka nkubaza kandi ikibazo ngiye kubaza unsubize ndagusubiza insengero za mbere zafunzwe 2018 hagaragaye abantu bahise bajya mu byaha inshingano tubari hagaragara abandi bagumanye umusaraba sibyo abagumanye umusaraba bigeze basufura hari abakomeje ku musaraba n'Imana irabatabara ntibasufuye bagirira neza ahubwo cyabaye igihe cyo kugira ngo Imana ihembe buri wese bihwanye n'ibyo yakoze navuga se abari gukubitirwa mu ndaya bahembwe kujya mu ndaya abaguye mu tubari hano hirya umupasiteri yaguye mu kabari mubizi hano ku Gisozi yarahaguye bamukubitiye mu kabari ahita apfa nyuma haciye icyumweru gusa bazifunze sibyo ariko abagumanye Kristo cyabaye igihe cyo gutabara uyu munsi wa none rero ntabwo twakwizera ko insengero zizafungurwa nubwo zanafungurwa ntabwo zizakora nk'uko zari zisanzwe zikora niyo mpamvu nta bwoba mfite bwo kuvuga ibi bintu icyamba bakazifungura ariko bakazifungura ari insengero zigisha abantu agakiza kuko na leta ikeneye abantu bigisha abantu kuva mu byaha ese niba umuntu akijijwe cyangwa ari pasiteri ejo bundi twabonye umugore yari afite urusengero hano Gasanze mwese mwaramubonye ari kugenda atwara abagabo b'abandi bahanurira Imana yavuze ngo naba ari we bajyana wabonye abitwa ba Peni nabo bahanuza batwara abagabo b'abandi ibyo warabibonye banabahamagara bakagira ubwo bavuga ngo bakuniye kuri ritari urabyumva kandi hari aragera akipapaza ngo ni umukozi w'Imana ibi bintu byari byihishemo satani ahubwo leta nyamara iri gukuramo satani irayikuramo nyine kuriya wowe wayikuramo usenga mu izina rya Yesu ariko leta yiraza ifunge nimara gufunga noneho bya bindi byacurirwagamo bitameze neza bihagarare abasigaye nabo basore kuko amafaranga bakira ni menshi kuko natwe nk'abahanzi cyangwa abavuga butumwa nta nayo baduha twe turagenda ngo muje gukorera Imana mukanyaga tukabona ibase yuzuye amafaranga Imana izanye tugategereza ko bahereza n'umukene mwaho ngaho uvuga ati
uyu munsi turahereza umukene runaka tugaheba ugasaba amafaranga araribwa n'abantu babiri cyangwa umuntu umwe. hari amakuru ari guhwihwiswa wenda ndabaza Kimanuka avuga yuko ngo abahanzi n'abavugabutumwa mushobora kuba muzajya mugenerwa amafaranga ngo mwaba mutumiwe bakabaha amafaranga mugaca amafaranga cyangwa se bagashyiraho amafaranga mfatiza agomba guhabwa umuhanzi cyangwa se umuvugabutumwa. Ayo makuru urayazi? Ayo makuru subwo ninde? Ayo makuru wayatoraguye? Ayo makuru ntabwo mbizi. Ayo makuru narumvishe ngo arimo arasohoka ko ADPR ishobora kuba igiye kugenera abahanzi n'abavugabutumwa amafaranga mfatizo. Ako kantu ntabwo mbizi, ushobora kuba ari ako uzanyemo kugira ngo wenda ikiganiro gikure, ariko mu by'ukuri ibyo ngibyo umuntu aramutse abikoze ese none agakiza kaba ako gakiza kaba kavuye. Nasaba leta. Ushatse kuvuga ko noneho baba bagize agakiza se? Ngewe nahita nsaba leta icyo gitekerezo bagifite, nahita nsaba leta gashyiramo inyoroshyo amadini agafungurwa n'ukuri, ahubwo bakayafungura menshi bakajya basora, ariko n'abavugabutumwa n'abahanzi ngo nabo bakagenerwa amafaranga bagomba guhabwa mu gihe bakoze. None se ubundi wibwira ko nubwo batanabikora bazajya bayabaca? Sibyo, reka kubwira mbere umuhanzi yavaga icyangugu akaza kuririmba i Kigali, bamuhaye itike, yahagera amara kuririmba bagashyiraho igiseke, bashyire mu ituro ryo guherekeza umushyitsi cyangwa se umuvugabutumwa. Ibyo bintu hari ahantu kibibona, reka baba bagennye umva ko ADPR nayo ifite ikibazo. Umuntu agaturukani batsinda, urabyumva, agiye kuririmba mu Gatsata, wahagera ngo baguhaye bitanu. Umva ukuntu babigenza, bafata bitanu bateguye biba bihari, noneho bagashyiraho na cya giseke cyo guherekeza umushyitsi wafashije imitima y'abantu, barayamuha, wakoze ku mitima, barayamuha. Abakristo si ugutura, bazi ngo bari guhereza umushyitsi wabahesheje umugisha amafaranga abakristo bagatanga. Amakuru mfite nuko burya ngo naka gaseke k'abageni nako burya ngo ntabwo bayatwa, ntibayabaho, ntayo babaho cyane muri ADPR kandi cyane ntabwo bayabaha. noneho ya mafaranga yo guherekeza umushyitsi, ibyo bintu byose nari mbizi, ariko niba byarabayeho ahubwo leta Kimanuka urabizi ikube n'umusoro ku bintu by'abageni. Reka nkurutse n'aka kantu, wari uzi ko mbere ADPR isigaye itanga ayo mafaranga? yayatanze ryari? umva kubwira, ADPR isigaye itanga ayo mafaranga bakayahereza abageni, bayabahera ku ruhimbi. Abo bageni baheruka bayabahera inyuma. Wowe inyuma urabizi, amakuru urayafite. Naringiye kukubwira ngo ikintu kigaragaza ko twanatakaje. Mbere ntabwo bapfaga gushyingira umuntu utwite yashyizeho agatimba gutya, Samusoni barayaguhaye batabikora muri ADPR. Ejo bundi nta muntu washyingiwe akabyara amaze amezi barayamuhaye. Pascal ati ikintu ntabwo bari babizi. dore abakristo benshi ikintu kibababaje, sibyo? Ugasanga umukristo ni umuririmbyi wo muri korali yabayeho mu itorero, yajya kugira ngo akore ubukwe bakamwaka umukeka, bakamwaka intebe zingahe, barangije noneho ari umwana w'itorero nibana amafaranga bakanamuca n'amafaranga. ngo dove kera ngo ntiwatanze umusanzu, ngo korali, ngo ubwitange, bakakubaruraho amadeni, none ngo ntibazatanga umusoro muri leta, imihanda yubakwe n'amazi aze. Kuki batubaruraho amadeni tugiye kurongora ukishyura nk'ibihumbi 300? Ayo mafaranga ajya he nimba atazakora ibikorwa remezo muri karitsiye? Reka nkwereke Pascal, jewe mfite kugenda nigarura. Ntabwo amadini yarakwiriye gusoreshwa. Kubera iki? Mbwira impamvu. Ahubwo ibisambo byose byayihishemo, nuramo kugeza aho byari bikwiriye gutoratorwa bikaganirizwa. Barabizi. Hanyuma amadini asigaye ntasore, ntasore, amadini asigaye ntasore. Umusoro umara icyo ubundi? Banza umenye umusoro. None se reka urumva mu gihe amadini yaba arimo arakora ibikorwa byunganira leta, nta mpamvu yuko baba basora. None se Kimano, uyu munsi dufite idini twese twaje turangaje, idini ryitwa ADPR, sibyo? Baheruka kubakira umukene ryari? Ese uyu mudugudu wanya hahirya uheruka kumva ko wishyuye mituweli abantu? Iyo turi ku muganda rusange tukabwira abantu ngo hari abantu batishoboye bakeneye kwishyurirwa mituweli, dukeneye abafatanyabikorwa, nta mupasiteri tubona. Ibyo bakabaganirije bagakora ubukangurambaga bakabyibuka. Nta mupasiteri tubona wishyurira abantu
mituweli nta mupasiteri tubona ushobora gufasha ibikorwa barahari nyine ni bakeya bari bose banagaburira n'abantu bamwe barahari banafasha ujya ku muganda rusange ubundi umuntu utajya ku ahubwo se abapasiteri bajya ku muganda rusange ryari oya barahari pasiteri ntakoze umuganda pasiteri ntagiye mu nama y'abaturage urabyumva neza akagoroba k'ababyeyi wapi nuko abaye ugifite inshingano ntabwo wajyagayo ariko se ahantu turi gukorera ikiganiro ni umurenge umwe ni akagari kamwe ni umudugudu umwe aho twabikoreye none se reka wibeshye Pascal asigaye akora umuganda ariko kera ntiyawukoraga narawukoraga ukiri ntuze batarakwambura ukiri se vuga ukiri pasiteri oya reka ukiri revera harageze ugicurika abantu ntabwo nigeze nsurika abantu harageze kugira ngo iyo nza kuba narabacuritse yigeze abacurika ako kantu nakarigoye oya akuramo ayiko abantu mudukurikiye kimanuka ntabwo burya mu muzi agira akantu ko gutebya kuko ntabwo njye nagakwiye kuvuga ibi bintu narakoze ibyo bintu kuko kimanuka ari mu bantu ahubwo baguhereyeho ko naguhaye agatuti witangishije angahe ngeze ko ntaka amafaranga ko mbwiriza abantu iby'ubugingo ariko shaka wigeze mpa ku mafaranga wana mugani turi mu numva ko yisagira neza ariko yarayaguhaye se mu buryo bw'ituro yarayampaye kubera kumubwiriza cyane ahubwo yampaye ku itegeko ry'Imana kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bafataga ibyo bafite bakabisangira ariko cyane cyane bahereye kubababaye cyane nawe uri uyabonye kumbabaye mu by'ukuri rero leta ni ngombwa kugira ngo yinjire mu madini kuko amadini yitandukanya na gahunda za leta gakabye ahangaha imbere hagatoya hari n'abagaragaye ko rwose umugani batajya bakora umuganda bakigisha ko abantu badakwiye gutanga mituweli barahari nawe ntiwabyigisha kubera iki ntabyigisha se oya none ubyara abantu udashoboye kurera napo ni gahunda nziza ya leta urumva iriya ni gahunda ya leta ariko iyi Imana iravuga ngo mubyare mugwire kandi mwororoke munyanyagire isi yose ariko ikongera ikavuga n'ubura ubwenge reka nibarize kimanuka ubwenge bwanyu ubu nibwo ikiganiro gitangiye my friend ufite ako kantu mwicare mukomeye nibwo kitangiye ufite inzu y'ibyumba 2 na saro uri pasiteri iyo nzu uzayirereramo abana 10 gute uranayikodesha no kwishyura biragorana none babana babaye mayibo uringaniza urubyaro mbyemera 100% n'Imana kandi nayo ndatekereza ko ibyemera 100% kandi uri pasiteri Imana ntikunda abantu bapfa bapfuye nabi ongera n'akantu bavuga ngo ngende na pasiteri ntaza kuyobya abantu iriya ni gahunda wajya muri ona Imana itabyemeye bigakunda igafata gake se nta muntu urumva kubwira ngo nagiye muri ona po biranga nubundi ayisanira ngo yayisamiyemo Pascal ijambo ihindagurika ry'umubiri uzi ijambo ryanditse muri ni Yesaya 59 rivuga ngo ibyo urabikora nka kureka ukibwira yuko mpawe nawe ariko ninjya kuguhana nzabishyira imbere y'amaso ya byose niba byasohoreye baba pasiteri birirwaga besikora wabyumvise neza birirwa bakura abantu amafaranga mu mufuka ariko bo badashobora gufasha abakene babarimo urabyumva ariko burya Imana idini nzi kuzenguruka amadini menshi no hanze y'igihugu ujyayo kuko uri umuhanzi nihe wari wabona idini ryazanye imyenda rigaha abantu batambaye nihe wari wabona idini ryazanye mituweli bakishyurira abantu badafite ubushobozi ntabwo tubutere amadini yose amabuye kuko hari aho twagiye tugera tugasanga barabikora ntabwo ari yose tugasanga barishyura za mituweli tugasanga barafasha abantu ariko n'amadini agiye afite amakompasiyo n'iki byose yewe nzi amadini afite insengero ariko akagira n'ibigo by'amashuri tuvuge ubu kaminuza iri ku rwego rwo hejuru ni kaminuza y'abadivantisite b'umunsi wa karindwi yego ni inirake ni iki yaba inirake hari n'andi kaminuza bafite kandi agiye akomeye bafite n'amavuriro ubona ko mu by'ukuri bagiye bakora ibikorwa ariko bifasha leta hanyuma no muri Anglikani bagira ibigo by'amashuri bikomeye bakagira insengero muri katolike nuko ahubwo buriya iyo ugiye kureba usanga ibibazo byaragiye bivuka cyane cyane kuri aba bantu
bavuga ngo bafite ngo bagendera ngo ku mwuka urimo urumva noneho bakabwira abantu cyane ngo bazajya mu ijuru imanuka wirengaho bakajya babwira ngo ni mu utwaye babarira mbanze ngo baze iki kibazo uvuze ko ari amadini utangiye urugero akagutuza mu ijuru umusigiye ibyawe itonde gato niba ari abakwatamira ari amadini uravuze ngo afite ibikorwa biriya bikorwa byavuye si mu bakirisitu oya bafite ari amadini menshi ariko ibikorwa byinshi by'idini itonde fondasiyo ni abakirisitu itonde mbanze gusobanurira neza kuki tuzi abakirisitu bafite abana babuze uburyo biga ese bagabanyirizwa kangahe ku ijana nk'abantu batanze amaturo hano hantu ugira gutya witonde ndakumva Roman Catholic ntabwo ari inyarwanda ngira ngo urabizi ko ituruka Italia iriya Anglican ni inyongereza Adventist wabyumvise Adventist igira burya na papa wabo ubwo ni papa w'abadive burya igira umushumba mukuru yihagarariye mu isi yose wabyumvishe nujya gukurikirana amadini menshi umva buretse gatoya yo mu Busuwisi buretse gatoya nujya gukurikirana amadini menshi amwe namwe hano mu gihugu cy'iwacu i Rwanda wabyumvishe afite isoko hanze hari ibintu by'ibitambaratambara utazapfa kumvamo wabyumvishe kigeretse kuri ibyo reka nkubarurire za AEBR za IEBR izo ngizo zindi nari maze kuvuga aya madini agiye afite umuyoboro wo guturuka hanze kandi na n'uyu munsi akaba agikorera munsi akaba agikorera mu muyoboro w'isoko wabyumvishe Pascal ni ukuvuga ngo aya madini aba afite umurongo uri kiriya bitewe n'uko amabwiriza yabo bayakomora he hanze noneho rero ahubwo iyo uvuga ngo hano iwacu mu Rwanda aba bantu bagiye baza bagatangiza amatorero bakayatangiza nk'akarima k'igikoni bishyiriye ahantu gutya mu gikari kerike pare bazajya basoromaho uko bashaka bakanahereza umuntu uko bagahereza uwo bashaka reka nguhe nk'urugero nk'ubu iyi RGB ihagarariye amadini ifite inshingano mu gukurikirana amadini murimo muranyumva cyane bafite amadosiye menshi y'amadini ariko yanditse ku muntu runaka wabyumvise wagiye utanga icyo bita sukuvere ni ukuvuga ngo we aragenda agakiriyetinga ikintu cyitwa umuryango yarangiza umuryango akawugaragaza mu buryo bw'ikinyoma nk'aho ari umuryango rusange buri wese yibonamo ariko yajya kwandikisha ibyangombwa akaba ari ibye ku giti cye yigiriye urumva naramuka avuyeho cyangwa agapfa umugore we azahita abisingira navaho umwana azabisingira gutyo hanyuma ibi byagiye bigaragara nk'ikinyoma ari nayo mpamvu mwabonye idini ryitwa Ebenezeri mu minsi ishize leta yavuze iti namwe tugize gute turabahagaritse ku butaka bw'u Rwanda n'umuriro wa Pentecote ziriya ni ingaruka zo kugenda ukajya kumurika ndafata ibyo mfashe nshyire mu gifu nindangiza wowe unyungirije nkugira iki umucaka tuvugishije ukuri ni gute utazahaguruka ukavuga uti ni ukuri ibi bintu ntabwo mbyemera none iyo bahagurutse haboneka iki intambara ngizo mu gihugu ngizo kandi ahanini bene ayo madini muraza gusanga ari yagiye avukira hano mu gihugu adafite umuzi hanze nk'umuriro wa Pentecote wavukiye ahangaha muri 2001 uwo leta yaranawo muri 2001 cyangwa ubwo bapfaga ibintu by'agakombe ADPR kicamo kabiri ubusize intambara ibi bintu by'ibitambara mujya mwumva uzabyumva mu itoro rya EP ntabwo bikunda uzabyumva muri AEBR muri rusange twanzuriye ingingo ngewe ntabwo nababajwe nuko insengero zigomba gusoreshwa sibyo nizisoreshwe kugira ngo iyo misoro ifashe abandi banyarwanda ubundi byakubabaza wabirwanya
ubundi bwo byakubabaza nkubaza wabirwanya oya ariko nshingiye nta n'icyo wabikora nshingiye ku byabaye urabyumva umwami yavuga ukajya kuzana amazuru ngo yangwe ibi bintu ntabwo kereka nko gutanga icyifuzo buri wese avuga uko abyumva akanatanga icyifuzo uko abyumva ariko ngewe nsobanukiwe icyo umusoro umara umusoro ufasha abanyarwanda bose ahubwo yaba basenga bagakwiye gusenga cyane mu mafaranga naboneke batanga umusoro akantu ko kubavuga butumwa n'abahanzi n'andi madini akigeho narabimenye narabimenye ubundi se nubwo batakigaho ayo makuru njye ndi kuyakandagira nubwo batakigaho abadasigana ntibazabagezayo abadasigana family ahubwo turakurana umuryango w'abadasigana ariko nange mushobora kuba muri kure mu mutwe oya abadasigana oya nidushaka tuwureme ariko muri kure mu mutwe wo kwiga ku idini urumva imitwe yose ntabwo ibirwanya igihugu ntabwo ibirwanya abantu oya mwene wo kurwanya idini ahubwo iriya mitwe iyaba n'abandi bose bayiteraga imboni uriya muryango witwa abadasigana urumva urimo ibikorwa byo gutabarana gufashanya ahubwo wakereye uriya muryango w'abadasigana Imana imuhe umugisha uriya ni kibamba cyane twaje kwamamaza abadasigana twaje kwamamaza abadasigana ahangaha ariko mwana kutabavugaho kaba ari agashyari amakuru mfite nuko baba baranaguhaye akantu yagewe ahubwo ni umuyobozi n'umugenzuzi uri n'umuyobozi w'imari kora nubwo nasenga akantu ko kwangana ni kabi urumva ntabwo yandabuye hajya we ntuvuke cyangwa kandi uri umuhanzi yagiye cyangwa gusina ntazi imvuke kibungo nta rukundo afite kabisa oya reka nkwereke tugeze ku 75,000 by'abantu ubu kwinjiramo ni 73,000 kuri senkana kakanya oya ni senkani yo kwinjira hanyuma ukanatanga umusanzu ubwizigame 20,000 ugatanga n'ibihumbi 3 bya dutabara ariko buriya nta muntu ushobora kuzabaca inyuma amafaranga yanyu akayacuruza sha umubitsi oya dufite tubika muri Equity Bank uriya nawe uzabaca inyuma akayacuruza tubika muri Equity Bank ibi ni ibintu biri kuri gahunda bifite abanyamategeko babirimo bifite ibyangombwa byose bisabwa oya turimo turashaka na stati hanyuma ariko nimwibuke Jesus Film Project partnership na Africa ibibazo byanyu nimba byarangiye reka dutahe bije urumva bashiriwe renga ntabwo turashirwa twarakoze cyitwa umuntu reka tubabwire oya reka tubabwire iki kintu namwe Yesu abazahura kandi namara kubazahura muzaduhitura kubijyanye n'iki yewe anyihere ibikorera Yesu tuzahure ku mafaranga uzanye ibyituru ubaye mutabazi oye kugira ngo muri uburyo nsora kugira ngo muri uburyo nsora tabazi ngo ntazava mu isi oya Pascal batariye ngo ituro rya miliyari ngibiri ibintu bibabaza leta n'ukuri kw'Imana ajya serikeye nziza igura ngahe ibuze kuba ari nka miliyoni iyo mvuna muheto se nshaka no kumenya ibiciro bya nyine nagira ngo mubwire umugabane yo kuzaboneka oya ntukambaze ibintu bijyanye n'amasambu kereka nimba azayibona oya ngo azarya ituro rya miliyari mutabazi uri ibintu bitera Imana agahinda n'ibiriya ubundi reka mbabwire aka kantu Pascal nidushaka uvuga kandi kamwe tugasoreze igihe cyose Abisirayeli bangaga kumvira Imana bakayigandira yakoreshaga umwami witwa Nebukadinezari n'abandi bami bakabakubita ndetse bakanabatwara bunyago imyaka n'imyandiko ibi ngibi murimo murabona ni ukuri nongere mbisubiremo ntabwo leta y'u Rwanda yanga abaturage ntabwo leta y'u Rwanda yafashwe n'umwuka wo kurwanya amadini kabone nubwo byaba byarahanuwe nubwo byaba byareretswe ikintu cyose kigira impamvu ikiza nawe ubaye uri perezida w'igihugu ntabwo wakihanganira ubutekamutwe nk'ubu ngubu n'ubwesikoro bukabije buri ku rugero nk'uru jyewe mporana agahinda ni ukuri kwishobora byose ariko jyewe na n'ubu ndagaruka ku kabazo kamwe ni gute umuntu aba ari mu bantu amagana bakamusohora mu nzu ejo yarabonye ituro akaritanga baragiye ku gikorwa akagikora ariko bakamusohora mu nzu y'ibihumbi 30 yaza gutekera pasiteri akavuga ngo tukama gusengera kandi pasiteri yakeneye yo kubaka urusengero amwaka amafaranga we bamusohoye mu nzu ngo pfukama ngo usengere uwo mukene arajya kwishyura inzu isengesho wamusengeye cyane muvuga ubutumwa ko bazibasoramo
ko bazibasohora kubera ko aho tuvugira nta gaciro baduha nyine bitekereze inkweto zibasaziraho nyine nyine aho tuvugira nta gaciro tekereza uburyo nakitwa umuhanzi Zakariya Utumirwa, ugenda bicyahe mana bicyahe ubundi umuntu yarangiza akagusohora hehe mu nzu ukabura n'umwenda wo kwambara none sawa murakoze cyane isubirwemo murakoze reka twizere ko nibakingura insengero aka kantu ndi kumva hirya no hino nkarenzeho ku byo nyakubahwa perezida wa repubulika y'igihugu yavuze kuko bagomba gusora ya kamera wenda ku ijwi bazajya bajijinganya ngo ese uyu ngo ni cya kindi tuwoninde kweli cya kindi twumvaga inyuma ngo ariko kimanuka kivuzeho ngo ni cyabi cyane najye kureba indirimbo uri kuntaba mu nama narakumvishe ngo oya ndimo ndagerageza hacunirwa Ben urumva kuko Ben we nta n'umuzi noneho ariko wowe nanjye na Pascal reka noneho reka natwe twigirire icyifuzo kuri ibyo ngibyo ngiye kwa ayo makuru ndi kumva hwihwiswa nk'uko Kimanuka yari abivuze bagira akantu k'agashahara bagenera abavugabutumwa nk'uko bakageneye abapasiteri mu madini abavugabutumwa nabo bazabona umusoro babone n'intuzi bagabane basangire ntabwo wasomye Bibiliya se ufite amashuri angahe ubundi yo kuzajya kuvuga wasomye Bibiliya ubundi ariko mwebwe ubundi aho umupira ubutumwa buri kuvugwa n'umuntu wowe ufite amashuri ntubona buriya bicya ubwo ntibazongere kudutumira umva ubwiriza Zakariya ahubwo mugabanye ubunebwe mwebwe hari ikintu mutazi YouTube tuzizamuka mwebwe urumva nazo bazazikora oya YouTube irasora YouTube irasora nyine umva ariko mu nsengero mwebwe hari ikintu mutari kumenya ni ukuvuga ngo insengero n'izizaza zizajyaho mu buryo buzima apana uburyo bwo gufifita urumva ahubwo agiye umuntu ufite icyubako abanyihereye ikiye mbere twazitangiriraga ariko uko byamera kose mu ngo iby'umwuka birakenewe niba hari umuntu urimo uranyumva amenye ko byakomeye ituro ambwire aze kura ku kiganiro hariho nimero hanyuma rero ndagira ngo mbabwire yuko ariko iby'umwuka birakenewe nubwo ikiganiro twasoreza ahangaha kuko ibibazo byabarangiranye Zakariya ikibazo nzababaza ubutaha Pascal ntagiye kukubesha imiteti yishize wahekwaga ari igenzi Bibiliya iravuga ngo urufatiro rw'umukiranutsi ngiyo rushenwe ngo yakora iki uyu munsi tuvugana ntabwo wajya mu musozi harimo akantu kitwa kurusenya si bya bindi ngo urajya mu mazi si bya bindi ngo urajya kanyarira reka mbibwirire ubwire tekinike munsi y'igitanda ni mamo pe ni munsi y'igitanda wowe umenyereye kujya mu buvumo jya munsi y'igitanda cyawe ubwo abaryama hasi sinzi uko bazaje jya mu giti cya voka iwabo amatera tuziyoroye ushoboye no kwagura amatera ukaryama hasi ukaririra Imana ariko uri wenyine uri iwawe najye munsi y'umukingo wo mu rugo ariko nanone reka nkubwire nuko bwije ariko kuri kariya kantu kagendanye no mazi no mu butayu n'ikigeyo najyagayo nakuragayo amavuta kari akantu ko wenda leta yakagombye guhengekereza ikavuga iti rero ariko murinda mujya kugwa mu misozi no mu mazi mugende wenda Imana harahita bunwa yaba hatapfiragamwe abantu none se ikibazo cyanyu ayo mavuta uyakurayo ngo uyajyane he umuntu kari umunyamwuka ntabwo yamenye uretse nkwereke n'ikindi ahubwo byishwe natwe abantu bagiye bajyanayo udutelefone tuntu tw'udukamera bagakamera ahantu abantu bari kugira gute ngo ushaka imbaraga ariko uretse nkwereke reka iki kiganiro tugisubikira aha ahubwo tuzagaruke kuri iki kintu cyo kujya gusenga umuntu akikamera amatekinike yose ejo nabikozeho ariko ndumva ntaranyuze sawa murakoze cyane Imana ibaho umugisha mwumvise icyo tuzaganira gutaha kuri iyi topic igendanye n'ibintu byo kujya gusenga nzanababaza ukuntu abakozi b'Imana musigaye muhanu twaba bandi ntuze kakajwa ajya vuga bacyo bitwaye uzatubazwa none se wibwira yuko umuntu aba umukozi w'Imana kubera iki Bibiliya iravuga ngo nimuba muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe ni ukuvuga ngo nimba amagambo y'Imana atari muri twebwe aya Satani niyo arimo nimba harimo aya Satani ubwo Satani niwe muyoboke sawa nimba harimo ay'Imana ubwo ni Imana twayobotse ubu ushatse kuvuga ko ari abakozi ba Satani n'aba Satani njye mbivuze ni Pasika baciwe ku ngoma bamwe ngo bagiye no gukenya ibyo byo gukenyuka nabyo tuzabigaruka sawa